Wow.
wawe ni umunsi ugomba gufata icyemezo ugifate ko nubwo utahaguruka ukomeze ugifate utakwigenge. Reka dusabe Furaha aze adusengere. Twese tuhagaze reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe. Ubanye natwe kuva mu gitondo kugeza aya masaha, uracyari kumwe natwe, turagushimiye cyane. Ijambo ryawe rimaze kuva mu matwi yacu kandi twiteguye kugira ngo dukomeze dushyire mu bikorwa, kandi ikimenyetso nuko abana bawe bamaze kuyitanga. Satani ntabwo yanezerewe, ariko nigabiye yose itsindwe mu izina rya Yesu. Aba bana bawe tubashyize mu biganza byawe, turasaba kugira ngo umwuka wawe wera akomeze abayobore kandi abashe imbaraga, bagire inyota yo kwiga ijambo ryawe ku birenge byawe, kandi nawe utuzuze. Amasaha yose turi mu mari ahangaha ukomeze ubane natwe, umubwiriza wacu ukomeze gutera imbaraga, kandi natwe tumva ijambo ryawe ribashe kuduhindura, kandi tube abana bawe ushimishwa nabo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iminsi yose yo kubaho kwacu, ukomeze utuye amahoro ava kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen.